burya nujya kurara muri hoteli cyangwa mu maroji ntugapfe kwinjiramo gutyo gusa, kuko ntago ubuzi abayikubanjirije kujyamo ari bantu ki, cyane ko aba ari na benshi. Rero haba harimo imyuka itandukanye. Ababanjemo bashobora gusigamo ibintu bitandukanye, emosiyo zitandukanye, imijinya itandukanye, ibyishimo bitandukanye, imibabaro itandukanye, mbese ni ibintu byinshi. Ikintu cya mbere ugomba gukora mbere yo kwinjizamo n'urufunguzo ngo ukingure icyumba, komanga inshuro 3 ku muryango. Uku ni uguteguza habaye harimo nk'ikintu tutabonesha amaso cyangwa imyuka igiye itandukanye, haba harimo nk'umwuka wasigayemo, ni ukuwuteguza yuko ari wowe ugiye kuba wokipayinze icyo cyumba, ukavamo ukagenda. Icya kabiri ugomba gukora, icyo wakora cyose kigeramo, banza uflashinge muri tuwarete. Uyu ni umugenzo wemerwa nko guhanagura ndetse no kwirukana imyuka mibi iyo ari yo yose yaba iri muri icyo cyumba utabonesha amaso. Ikindi ugomba gukora, niba uri wenyine, kwa kundi barimo nk'ibitanda bibiri cyangwa igitanda kimwe gifite imisego 2, fata umusego umwe utari burareho, uwujugunye munsi y'ameza cyangwa munsi y'intebe cyangwa munsi y'uburiri, usigarane uwo uri burareho gusa. Kuko kuraza umusego iruhande rwawe kandi utari buwurareho bishobora gutuma iyo myuka igira ngo urimo urayitumira kugira ngo izibire aho ngaho, mube muri kumwe ku buriri. Narabibabwiye kandi, niba harimo intebe wiyiraza iteganye n'uburiri bwawe, yifata uyihindukize cyangwa se uyishyira ahandi aho itari burare iteganye nawe uryamye. Tuvuye kandi ku bya hoteli n'amaroji, reka mbabwire iki kintu: irinde kujya uraza miruwari iteganye n'uburiri bwawe, kwa kundi uba uryamye kandi ushobora no kubugaragara muri miruwari. Buriya ngo miruwari ishobora kuba inzira yinjira mu yindi si tutabonesha amaso, isi y'imyuka idasanzwe. Kuyiraza rero iguprojectaho, abantu benshi bizera ko bishobora gutuma urara urexpose ku mbaraga mbi n'iyo myuka y'ijoro ishobora kurara igendagenda. Ndetse hari abantu bajya bavuga yuko iyo baraye bimeze gutyo bajya bumva amajwi atandukanye yongorera, ndetse bakumva muri bo ni ibintu bidasanzwe, kuko biba mu buryo nawe utasobanukirwa, uba utaniyumvisha neza. Ariko bakaba batekereza yuko ibyo ari byo byose hari ikintu cyari kiri iruhande rwabo, hari ikintu bararanye. Niba rero uyifite mu cyumba, rara uyipfutse niba udashobora kuba wayikuramo. Burya kandi umwana nakubwira ngo uriya muntu ni mubi, ntukabyirengagize, ntukabifate minenembwe, kuko buriya ikintu tutazi, umwana muto yagira 6e sense, ashobora kubona ibintu twebwe tutabonesha amaso. Nubwo bwose aba atabisobanukiwe neza kubera aba ari uwo mwana, ariko burya ntukabikinishe, burya umwana aba yabonye ikintu kidasanzwe. Burya aba afite ibyiyumviro muri we nubwo adashobora kubisobanura, ariko umwana mutoya ugifite mind refresh, ubu utaraca muri byinshi bimwanduza, nakubwira ikintu ngo uriya muntu ni mubi, jya ubigenzura neza koko ubirebe. Burya abagerageza kukuburira, ndetse hari n'ukuntu ajya abikora nko mu mashusho, yajya gushushanya nk'umuntu runaka, agashushanya mu buryo bumeze nk'ikibi, ibishushanyo bidasanzwe ku muntu runaka. Buriya hari ikintu aba arimo detector kuri uwo muntu, hari ibyiyumviro aba amufiteho, kandi koko akenshi iyo ugenzuye neza usanga ari byo koko. Ntuzigere uha izi mpano enye umukunzi wawe niba udashaka kumagira umubano wanyu. Icya mbere, kirazira gutanga impano y'isaha, kuko hari impano tujya dutanga ariko tutazi icyo zisobanuye, tugapfa gutanga gusa. Icya mbere ni ugutanga impano y'isaha. Iyo utanze impano y'isaha, ni nko kumubarira igihe countdown musigaje muri kumwe. Icya kabiri ni ukumuha impano y'inkweto. Buriya abahanga bavuga ko mu buryo utazi uba uri kumuha inkweto zo kugenda mu nzira mutandukana, ava mu buzima bwawe. Icya gatatu ni impano ya parufe. Kuri ibigenda yiyevapora ngo niko n'umubano wanyu ugenda wiyevapora. Indi mpano mbi ni ukumuha ifoto yanyu babiri ariko iri muri kadire, kwa kundi iri muri frame, ngo ni nkaho umubano wanyu uba uwuzirikiye hamwe aho ngaho hagati nyine, bigatuma udatera imbere.
ntugapfe kwakira umuntu kandi mu nzu yawe ngo muyibanemo, niyo yaba inshuti yawe cyangwa se ba bantu bakuba hafi. Ndetse na kwa kundi umuntu aza akakubwira ngo ndi guca mu bihe bibi. Buriya urugo rwawe ahantu uba ntago aba ari inzu gusa, ni amahoro yawe. Iyo rero wemereye umuntu ko mubana, cyane cyane kwa kundi abaje azahaba igihe kirekire, hari imbaraga nawe aba afite, hari imyuka ashobora kuba afite itandukanye. Ushobora kutabibonesha amaso, ariko uko igihe kizajya kigenda gicaho, hari ibintu, hari impinduka uzajya ugenda wibonaho cyangwa se ubona mu rugo, ukumva utangiye kujya ugenda uhinduka, cyangwa se ukumva hari uburyo bumwe cyangwa ubundi uba umeze nk'umuntu ucungwa, urebwa. Hari uburyo rero butandukanye ushobora kuba wafashamo umuntu, ariko mu kumwemerera kuza iwawe kugira ngo mubane, ujye ubanza ubitekerezeho kabiri. Igitangaje ni uko iyo mwabanye akagenda, urugo rwawe rushobora kudasigara rumeze nk'uko rwari rumeze mbere. Mujye mubyitaho rero, ubanza utekereze kabiri mbere yo kubana, mbere yo kwemerera umuntu ngo aze mubane. Nujya kubona kandi ukabona imbwa mu rugo iramotse nta kintu uri kubona wowe, ntukayibuze kumoka. Burya iba iri kugerageza kukurinda, kuko birazwi ko imbwa igira sanse zumva cyane kurusha umuntu. Hari igihe rero hari ibintu iba irimo irumva cyangwa se iranabona wowe utabonesha amaso. Ndetse ushobora nko kujya kubona ukabona irimo irareba, ari nk'ikintu iri kwitegereza wowe utakibona, cyangwa se irimo irajyana umutwe kwa kundi igenda ikurikiza amaso nk'ikintu cyangwa umuntu. Wowe jya uyireka uyihorere, iba irimo irakurinda. Ishobora kuba hari ikintu iri kubona wowe utabonesha amaso. Iyo rero uyicecekesheje, iyo myuka mibi ishobora kubibona nk'aho urimo uraca intege uburinzi bwawe, ndetse ikaba yanakwegera. Mu buryo bwo kwirinda rero, reka iyo mbwa ikomeze imoke mpaka icecetse, ntacyo bitwaye. Hari n'abantu bagira umuco wo guhita batwika agati bita sage cyangwa se palo santo, mugende mugasacinge mureba ko ariko ngo kajya gafasha guhita kirukana ibyo bintu imbwa iri kubona. Kora subscribe kuri channel Ibanga Entertainment niba utarayikora. Tujye dukomeza tubane buri munsi twungurana byinshi, amabanga yishwe ndetse n'ibyadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ciao, reka duhure muri video ikurikira. Uburinzi bw'Imana bujye bubagendaho aho mugiye hose n'igihe icyo ari cyo cyose.